Shalom shalom bene data, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Ndika Gospel TV. Imana ibagirire neza. Turashima Imana ko Imana ikomeje kuduha ibihe byiza byo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, kandi turashimira Imana ku bwanyu mwese mukomeje kudukurikira no gusangiza abandi ibiganiro byiza n'ijambo ry'Imana tuba twumviye hano. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi tugiye kuganira topic nziza cyane ivuga ngo kugwara si umugabane wawe. Kugwara si umugabane wawe. Satani akomeza guteza indwara mu mibiri, ariko nagira nkubwire ngo kugwara ntabwo ari umugabane wawe. Ntabwo Imana yakuzanye hano muri iyi si kugira ngo uhore uba mu buzima bwo kugwara indwara zidasobanutse. Ndagusaba rero kugira ngo ukurikire iri jambo ry'Imana, kandi turaza gusengera n'abantu bagwaye. Birashoboka ko udukurikiye ugwaye mu mubiri wawe hatameze neza. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iraza kugukiza, iraza kugukorera igitangaza. Ngenda byizeye kandi ndizeye no mu kibanza cyawe, kuko Imana niyo kwizerwa kandi yiteguye kudukiza indwara zacu zose. Munyemere muri uyu mwanya tubanze dusenge isengesho ryo gushima Imana yongeye kutugirira neza, tukaba duhuriye hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu aba umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira kuri Imana igira neza. Turagushimiye kuduha amahirwe yo kongera kuganira n'ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Ndagushimiye kubwa bene data badukurikiye nonaha. Mwami waho umugisha kandi ubagire neza. Uvugane natwe kandi imitima yacu yiteguye kwakira ijambo ryawe kugira ngo rihindure amateka y'ubuzima bwacu. Reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Niba ari rya mbere ubanye natwe kuri Ndika Gospel TV, ndagusaba ubanze ukande kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro n'ijambo ry'Imana. Tugira n'ibihe byiza byo gusenga muri morning prayer kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Imana ibaho umugisha, mubana natwe kandi mudushigikira. Yesu abagire neza. Kugwara si umugabane wawe. Kugwara ntabwo ari umugabane w'abana b'Imana. Hari igihe abantu bagwara indwara nyinshi, indwara zidasobanutse. Umuntu akivuza akava mu bitaro bimwe akajya mu bindi, abaganga bagapima bagashakisha uburwayi bakabura, ariko umuntu muri w'indani akumva umubiri utameze neza. Indwara zituruka ku badayimoni, hari indwara zituruka ikuzimu, hari indwara zituruka mu biryo abantu baba bariye, hari indwara zituruka mu guhumeka imyuka yo mu kirere itameze neza. Ariko ibyo byose uko byaba bimeze kose ntabwo ari umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Rero niba ugwaye uyu munsi, nagira nkubwire ngo iyo ndwara Imana irifuza kuyigukiza kugira ngo yiheshe icyubahiro mu buzima bwawe. Birashoboka ko wasenze cyangwa se birashoboka ko wirukanze hirya no hino ujya kwivuza biranga, ariko uyu munsi niba wizeye uraza kwakira igitangaza cyawe cyo gukira, kuko iyo ndwara ntabwo ari umugabane wawe. Imana ishimwe cyane. Ese wari uzi ko Imana yifuza ko uba mutaraga, uba muzima, umubiri wawe ugakomera? Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana avuga muri Yohana wa gatatu, tugira Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri, Yohana wa gatatu, agiramo igice kimwe ku murongo wa kabiri. Ijambo ry'Imana avuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Haleluya. Ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Aya ni amagambo meza Yohana yavuze, aravuga ngo ndagusabira ugubwe neza. Nanjye uyu mwanya ndi kuvugana nawe, ndagusabira ngo ugubwe neza muri byose. Hari igihe umuntu aba atunze ibintu byinshi, afite ubutunzi, afite amafaranga, afite inzu nziza, afite imodoka nziza, ariko umubiri ntumwemerere kwinjoyinga, kunezererwa ibyo Imana yaguhaye. Uyu munsi ndagira ngo dusezerere ubwo burwayi bwawe, ndagira ngo dusezerere iyo ndwara imaze igihe kinini kuzengereza. Ndagusabira nanjye ngo ugubwe neza muri byose, ugire amagara meza, umubiri wawe muzima, ingingo zawe zibe nzima, ubwonko bwawe bukore neza. Haleluya. Mu izina rya Yesu
reka nkubwire kuva mu isezerano rya kera Imana yagiye ikora ibitangaza. Yesaya yari umuhanuzi wo mu isezerano rya kera, yasobanukiwe iby'Imana igiye gukora mu gihe kizaza, arabihanura. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome muri Yesaya igice cya 53 ku murongo, niyo twahera ku murongo wa 4. Yesaya 53, haleluya. Duhere ku murongo wa 4. Ndashaka ngo wumve aya magambo. Haleluya. Kandi wizere ko hari icyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Niba hari ingwara imaze igihe kinini kuzengereje, icyamukizera, ukizera gutabagwa n'Imana, icyamukizera kubohoka, icyamukizera guhura n'igitangaza cy'Imana mu buzima bwawe. Ntabwo nitaye ku buremere bw'ubugwayi ufite. Hari igihe ugenda ukrasa ingwara ukavuga ngo iyi irakomeye cyane, ariko imbere y'Imana nta ngwara ikomeye, ahubwo wizere kwakira igitangaza cyawe. Yesaya 53 ku murongo wa 4 biravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Urumva ibi byose nibyo umuhanuzi Yesaya yarari kwerekwa abona ibizaba kuri Yesu. Aravuga ngo imibabaro yacu, intimba zacu nibyo yikoreye. Imana idufashe cyane. Ku murongo wa 5 avuga amagambo akomeye ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjagure gucyanirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Mibyimba ya Yesu harimo imbaraga, havuyemo amazi n'amaraso byo kudukiza ingwara. Ese wizeye gutabagwa n'Imana? Ntabwo ari njye ugiye kugukiza. Imbaraga z'Imana, haleluya, ziraza kugukiza. Kiganza cy'Uwiteka kiraza kugukiza niba wizeye, niba wiringiye gutabagwa n'Imana. Haleluya. Aya n'amagambo Yesaya yeretswe mu gihe cy'isezerano rya kera. Iyo uje mu isezerano risha, Matayo nawe yasubiyemo, ni nkawe yasubiyemo cyangwa se yashimangiye ku by'umuhanuzi Yesaya yavuze. Matayo igice cya 8 ku murongo wa 17. Haleluya. Kugwara ntabwo ari umugabane wawe. Iyo ngwara ikuzengereje ntabwo rwose ari umugabane wawe. Ukwiriye kwakira gukira mu izina rya Yesu. Matayo igice cy'umunani ku murongo wa 17 ngo kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ahangaha Yesu yararangije gukiza umugaragu w'umutware w'abasirikare, arangije gukora igitangaza. Uyu mugaragu amaze gukira, Yesu ashimwe cyane. Yesaya arababwira ngo ibingibi nako Matayo aravuga ngo ibingibi bibaye nibyo umuhanuzi Yesaya yahanuye kera. Yesaya arahanuye aravuga ngo ubwe ngo niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'ingwara zacu. Mu izina rya Yesu twakiriye gukira ingwara. Yesu yikoreye ubwo bugwara bwawe. Izo ngwara zikuzengereje, izo ngwara zikunanije, izo ngwara zikuruhije, umwami wacu Yesu Kristo yarazikoreye ku musaraba. Icamukongera ukizera uyu munsi, icamukongera kwizera izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko rifite ubutwari, rifite imbaraga zo kubohora ubuzima bwawe. Haleluya. Ndaza gusengana nawe uzamure kwizera kubw'aya magambo turi gusoma muri Bibiliya. Yesu yaje kubwawe. Yesu yaje kugira ngo agukize ingwara z'ubwoko bwose. Yesu yaje kugira ngo akubohore. Yesu yaje kugira ngo yirukane Satani n'abadayimoni baguteje izo ngwara. Warivuje biranga, washakishije abaganga bakomeye b'isi. Reka nkubwire, ubutabazi bwawe buri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari umuntu Imana igiye gukiza, hari umuntu Imana igiye gutabara, hari umuntu Imana igiye kuvana ku musego, hari umuntu Imana igiye kuvana ku kagare, hari umuntu igiye kuvana ahantu yaramaze igihe kinini yaryamye atabusha, kuko imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zigiye kugusanga mwene data aho hantu uri. Uraza kwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Aya magambo ntabwo ari Matayo gusa na Yesaya bayavuze, na Petero nawe yarayavuze. Dusomye muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24, ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambwa ku giti,
kugira ngo dupfe ku byaha duhereho tube gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Aba bakozi b'Imana bose bagiye bagaruka ku magambo bavuga kuri Yesu, ko Yesu imibyimba ye yadukijije indwara. Haleluya. Igihe cyose na Yesu yari hano ku isi yagiye akora ibitangaza byinshi cyane, yagiye akiza indwara, yagiye yirukana abadayimoni, kandi ijambo rye riratubwira ngo uko yari ari n'uyu munsi niko ari, yiteguye kugusanga. Birashoboka ko wamara umwaka utagwaye, wamara imyaka 2 utagwaye, wamara imyaka 3 utagwaye. Birashoboka kuko kuva mu itangiriro Imana irema umuntu, Imana irema Adamu na Eva, nta hantu na hamwe twigeze tubona Adamu na Eva bagwara. Ntaho. Mu mugambi w'Imana ibyo kugwara ntago byari birimo, byazanywe n'icyaha kimaze kuza ku isi, indwara zirazamo. Ariko Yesu arifuza, nkuko yagwaye ubugingo, nkuko yakubabariye ibyaha, Yesu yifuza no kugukiza indwara zawe. Ntacyo yasize inyuma mwene data. Ndagusaba ngo wizere. Ndagusaba ngo wizere Imana, wizere imbaraga z'Imana, wizere gukora kw'Imana. Matayo igice cya 4 umurongo wa 23. Haleluya. Haleluya. Ngo Yesu agendera abigarira ya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Ahantu hose Yesu yigishaga ubutumwa bwiza, yigishaga ijambo ry'Imana, ngo yagendaga akiza indwara n'ubumuga bwose. Katele blasa. Mu izina rya Yesu, Yesu nawe agukize indwara n'ubumuga bwose biri mu mubiri wawe. Niba ubyizeye uvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Uvuge ngo nakire gukira indwara kanseri, nakire gukira diabete, nakire gukira sida, nakire gukira indwara zo mu magufwa, nakire gukira indwara zo mu maraso, mu mitsi. Iyo ndwara ikuzengereje Yesu ayigukize mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Matayo igice 8 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari bagwaye bose. Uyu ni Yesu. Yirukanaga abadayimoni agakiza abari bagwaye bose. Nagira nkubwire ngo Yesu ntabwo arahagarika gukiza indwara. Nawe ni wowe ugezweho. Niba ubyizeye ni wowe ugezweho. Ndashaka gusengera, ndashaka kuzamura kwizera kwawe. Iyo ndwara umaranye igihe kinini cyane, iyo ndwara utinzemo igihe kinini cyane, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, yohereza abamarayika, yohereza ingabo z'ijuru zigusanga aho uri, zigukozeho ikiganza cy'Imana. Wakire gukira in the name of Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Matayo igice cya 9 umurongo wa 35. Mana ishimwe cyane. Ndumva hari umuntu agiye gutabarwa, ndumva hari umuntu agiye gukira. Haleluya. Haleluya. Ndumva hari umuntu, haleluya, agiye gukira. Ndumva hari ikiganza cy'Imana kigiye gukora ku buzima bw'umuntu. Matayo igice cy'Icyenda umurongo wa 35 ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'Umwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Iri jambo nagira ngo ugize niryo tugiye gusengeramo. Agenda hano hose akiza ubumuga n'indwara zose. Uyu munsi ni wowe ushikiri, ni wowe ugezweho mwene data. Nawe wakire gukira, wakire gukira mu izina rya Yesu, wakire gukira mu izina rya Yesu. Umwanditsi wa Zaburi 100, haleluya, Zaburi 107 umurongo wa 20 yaravuze ijambo rikomeye cyane. Haleluya. Akoherereza ijambo rye akabakiza indwara. Wakire gukira indwara mu izina rya Yesu. Nagira nkubwire ngo kugwara ntabwo ari umugabane wawe. Ntabwo waremewe guhora mu bitaro ukwezi kumwe, ukwezi kurangiye ujya mu bitaro atari wowe n'umwana wawe. Ntabwo mwaremewe kujya mu bitaro, ntabwo mwaremewe kugwara. Satani atsindwe mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Dufite ubuhamya bw'abantu bamaze imyaka irenga 10 atarigera gwara na rimwe.
kandi atari ukuyakiranukiye Imana. Oya, nawe birashoboka mwene data. Irukana Satani, irukana iyo myuka y'ubugwayi ku buzima bwawe. Witeka Imana gutabara mu izina rya Yesu. Niba ubyizera, nagira ngo ufate ikiganza cyawe ugishire ku mutwe, ngiye gusengana nawe mu izina rya Yesu. Imana iguye gukira iyo ndwara mu izina rya Yesu. Data, ndasengeye mwene data unkurikiye nonaha, amaze igihe kinini azengerejwe n'indwara. Ijambo ryawe riratubwira ngo waduhaye ububasha bwo kwirukana abadayimoni, wo gusengera abagwayi. Ndasengeye umuntu wese unkurikiye nonaha Mwami, kugwara ntabwo ari umugabane wacu. Mwami Yesu, uri ku isi ntabwo wigeze ugwara. Natwe dukwiriye kubaho ubuzima, kuko iyi mibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Ndasenze kugira ngo mu izina rya Yesu wirukane ubugwayi bwose nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo ugakiza indwara zose. Ndasenze kugira ngo ukize indwara z'abantu bankurikiye nonaha Mwami, bakire gukira, bakire kubohoka. Dayimoni wabateje indwara arekura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu. Bidegembye, babohoke, bave ku tugare bamazemo igihe kinini, bave mu bitanda bamazemo igihe kinini bagwariyemo, basohoke mu nzu zabo bari batinzemo, bo bazitindijwemo n'ubugwayi mu izina rya Yesu. Ndagusohora aho hantu, ndaguhagurutsa aho hantu mu izina rya Yesu. Marayika w'iteka agusanga aho hantu uri, agufata ikiganza, agusohore muri ubwo buretwa warutinzemo mu izina rya Yesu. Akira gukira mwene data, akira gutabagwa n'Imana, akira kugenererwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwizerane nanje, gukira ni nonaha, gutabagwa ni nonaha. Yesu abahe umugisha. Ndabasaba kugira ngo musangize abandi ijambo ry'Imana, kugira ngo n'abandi benshi babashe kwakira igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu. Yesu abahe umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.